Simbisobanuye mwakanyagomwe. Hanyuma rero igihe utarakobwa mu muco nyarwanda ntago uri umugore w'uriya musore. Igihe utarasinya mu buryo bw'amategeko yacu y'u Rwanda ntago ubarwa nk'indayi. Imibiri yacu ni insengero za Kirisito. None hibaza urusengero rwa Kirisito uzana puberi ukamenamo, urusengero rwa Kirisito uzana amazi yangiritse ukahamena, urusengero rwa Kirisito mbega reba kuriya tuba dufite za puberi mu rugo ariko wagize urusengero rwa Kirisito. Ni nako rero umukobwa w'umukristo tubahishije umubiri we Kirisito ngo afate umubiri wa wubahisha Kirisito niko aba yabigenje. So mu kugira ngo rero umubiri wawe ube igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana no kwirinda gutanga avance. Ukirinda umubiri wawe kuwugira puberi kuko umubiri wawe ni urusengero rw'Uwiteka. Ubuse nakujya aribishaho akumva urabishye akagenda, n'uwa kabiri akaza akajya aribisha akumva ntago bihuye n'ibyo yashakaga akagenda, uzaba wowe utarimo kwitakariza agaciro. Kandi Imana ifite uwawe yakuremeye azaza akabona nibyo bye nyine, ariko kubera ko wa misusing icyo Uwiteka yaguhaye kandi koko kubera ko nago wowe waremewe kuva muri ruriya rubavu. So niyo mpamvu abonja hakabona wapi vanse no kubahungu nago yemewe iragayitse. Wari ubizi ko ushobora no kuryamana n'uwo mwana w'umukobwa yamara kubona ubwambure bwawe akakuvaho? N'abakobwa muri barabenga, namugira ngo nimwe mubega gusa mwabahungu mwe. N'umukobwa ushobora kuba ufite inkovu ahantu ku kibero runaka kubera wamwiyamburiye kavuga atashwe da. Uwo mubiri wutambe ku bwa Kirisito. Nta kindi kizatuma Kirisito akwita intwari nuko uzaba wakoze ibyananiye abandi bahungu. Nta kindi kizatuma Kirisito akwita a hero wowe wa mukobwa we nuko uzaba wabehavinze bitandukanye nuko abandi bakobwa barimo kubehavinga. Muraho cyane, Yesu ashimwe cyane. Aha nibatamuriza nanone muri kumwe kuri mikoro za Woman of Valor. Uyu munsi rero naje byahinduye isura, ndagira ngo nganire n'urubyiruko. Barabisabye inbox and I think this is the right time. Nabaye nkutindaho gake ariko this is the right time. Hari urubyiruko rwanyandikiye runasaba ngo nzababwanirize ku kintu cyo gutanga avance. Ikintu cyo gutanga avance ku mukristo. Umukristo aramutse ahaye avance umusore hagirwa ndabivuga ngo umukristo w'umusore yasa avance umukristo w'umukobwa ariko bafite isezerano ko bazashakana ngo ni icyaha. Ubu rero mu gihe gikwiriye nje kubasubiza, nje kubabwira kandi ndumva ndi bubiyoberwemo n'umwuka wera w'Imana. Umukristo, umusore w'umukristo n'umusore n'umukristo w'umukobwa baramutse basambanye kuko niko kuri, baramutse basambanye batarashakana ariko bafite isezerano ryo gushakana ni icyaha. Baryamanye bataritwa umugore n'umugabo kuko twebwe abakristo uba confirmed kuri umugore niyo haba habura umunsi umwe kuri umugore w'uriya musore ari uko mwagiye imbere y'Uwiteka Imana mugakora isezerano ryera, niko tubyita. Hanyuma mu mategeko yacu y'u Rwanda witwa umugore w'uwo mugabo ari uko wagiye mu murenge mugasinya, nibwo bakwemeza kuri umugore wa runaka. And then mu muco wacu w'Abanyarwanda bamenya neza kuri umugore w'uriya mugabo ari uko wakowe. Simbisobanuye mwakanyagomwe. Hanyuma rero igihe utarakobwa mu muco nyarwanda ntago uri umugore w'uriya musore. Igihe utarasinya mu buryo bw'amategeko yacu y'u Rwanda ntago ubarwa nk'indayi. Ubarwa nk'indayi, ntabwo ubarwa nk'umugore w'isezerano. Then mu buryo bw'ubumana mu muco w'abakristo twebwe abakristo iyo utagiye imbere y'abatambyi imbere y'abashumba ngo ukore isezerano ryera, iyo ubanye n'uwo mugabo muba mubanye nk'indayi.
Yego ndagira ngo rero mbasubize ariko ndi mu ijambo ry'Imana nshingiye ku ijambo ry'Imana. Reka tujye mu Baroma 12 duhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Nuko bene data, nuko mwabasore mwe, nuko mwabakobwa mwe ndabinginga. Ariko ijambo ry'Imana siko rivuga, rivuga ngo nuko bene data, ariko muri bene data abakobwa muri isangamo, muri bene data mwabasore mwe muri isangamo, ndabinginga kugira ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Mutambe imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Hanyuma rero gutamba imibiri yacu ikaba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, mugire ngo kenshi iki cyanditswe tugisoma iyo tuvuga ku kwiriza ubusa no gusenga. Ariko nanone imibiri yacu ni insengero za Kirisito. Noneho ibaza urusengero rwa Kirisito uzana puberi ukamenamo, urusengero rwa Kirisito uzana amazi yangiritse ukahamena, urusengero rwa Kirisito. Mbega reba kuriya tuba dufite za puberi mu rugo, ariko wagize urusengero rwa Kirisito. Ni nako rero umukobwa w'umukristo tubahishije umubiri we Kirisito, ngo afate umubiri wa wubahisha Kirisito, niko aba yabigenje. Uyu mubiri wawe kuko ari urusengero rw'Imana, ari igitambo kizima cyera gishimwa n'Uwiteka. Iyo utabyubahije uba waburugize puberi. Deni rero shaka kubasubiza avance ku mukobwa w'umukristo. Nimushaka mube mwarakoze isezerano no mu murenge, mube mwarakoze isezerano no mu muco nyarwanda, ntago byemewe. Simbasubije ubwo. Nushaka babe baragukoye iwanyu no mu murenge warasinye, ariko witwa umukristo ntago wemewe kuryamana n'uwo muhungu mutarakora isezerano ryera. Niko kuri tutariye indimi, beating around the bush. Ntago wemerewe kuryamana n'uwo muhungu kugeza igihe abatambyi bazakurekura bakakonfaminga imbere y'iteraniro rinini yuko uri umugore w'uriya mugabo. Nakubwiye ngo nibashaka babe baragukoye iwanyu, inkwano ziriyo. Niwashaka ube waragiye ku murenge warasinye, ntago mu buryo bw'ubukristo uri umugore w'uriya mugabo. So mu kugira ngo rero umubiri wawe ube igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana, no kwirinda gutanga avance, ukirinda umubiri wawe kuwugira puberi, kuko umubiri wawe ni urusengero rw'Uwiteka. Kandi ndagira ngo nkubwire, reka mvugane mbanze mvugane n'abana b'abakobwa, nuzagira ubwoba ngo nimuhakanira arandeka, agapfundikiye gatera amatsiko. Nanone wimagininga umukobwa ubuse nakujya aribishaho akumva urabishye akagenda, n'uwa kabiri akaza akajya aribisha akumva ntago bihuye n'ibyo yashakaga akagenda. Uzaba wowe utarimo kwitakariza agaciro. Inama rero nakugira wa mwana w'umukobwa we, mwime mureke mwahakanire, mubwire uti rero ubwo ubona ntago ndi uwanjye ngo nigenge, uyu mubiri wanjye ni Kristo utuyemo. Ariko biragusaba izo mbaraga zo kubivuga when you mean it, ubizi neza koko ko umubiri wawe ari urusengero Kristo aturamo. Ariko nubivuga adatuyemo ushobora kubyatuza akanwa, ariko umubiri ukakunanira. Ikindi cya kabiri shaka kuguha, ndabanza kuvugana n'abana b'abakobwa, irinde kwegerana n'umwana w'umuhungu. Nashaka nakubwiye ngo babe babazi public, imiryango yose bizi ko agiye kugushaka, ariko igihe ataragushaka mwirinde. Wijya ahantu muri babiri mwenyine ku buryo muri bugeragezwe mwambaye umubiri. Nago uwo muhungu ari musaza wawe, ni umukunzi wawe nyine, aragukunda. Automatically urwo rukundo iyo rubonye ahantu harimo kagapu gake ruratomboka.
so ndagira ngo nkubwire ngo avance nagikwiriye. kandi ikindi cya kabiri uretse no kuba ibabaza Imana ituma, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo icyaha cy'ubusambanyi cyica umubiri kikica n'ubugingo, ariko nanone utakaza n'agaciro. Naganiriye n'abakobwa benshi bo bajaribishijeho kandi bababwiye ko bagiye kubashaka, ngira ngo bakumva ntago bahuye n'ibyo bashakaga. Kubonja ni ibintu bibi cyane, biragayitse. Noneho ibaze wa mwana w'umukobwa we n'uburanga bwawe n'icyubahiro cyawe n'umuryango ukomokamo bakubonja. Can you imagine? Ni igisuzuguriro gituruka kwa Satani, ni igisuzuguriro dayimoni aba yambitse ubugingo bwawe. Wowe Imana ikurema yakuremye mu ishusho yayo, yakuremye neza ibizi kuri umukobwa, ikurema izi kuri igikoresho izakoresha. Nago yageze kurema ngo buri umwe abonjeho. Kandi ikindi cya kabiri, Satani ni umugome. Iyo umaze kubonjwaho na babiri uba publicly exposed. Uriya muhungu yabona yahura nawe ufatanya n'undi muhungu akavuga ati nawe uriyo, nagiyeyo wapi nta kigenda. Kandi Imana ifite uwawe yakuremeye, azaza akabona nibyo bye nyine, ariko kubera ko wa misusing icyo Uwiteka yaguhaye, kandi koko kubera ko nago wowe waremewe kuva muri ruriya rubavu, so niyo mpamvu abonja hakabona wapi. So avance ku bana b'abakobwa nababwira ngo ni mubyihorere, mubireke, mwubahisha imibiri yanyu Kristo, mu Baroma 12. Nuko rero bene data, mutambe imibiri yanyu kugira ngo ibi bitambo bizima. Ni wakwanga kusambana, ni wakwanga gutanga avance, urabutambye umubiri wawe ku bwa Kristo. Umubiri wawe urabutanzeho igitambo. Andeni kamvugane n'abana b'abahungu. Mwebwe mwabana b'abahungu mwe b'abakristo, bamwe n'abacuranzi, abandi n'abavuga butumwa, abandi n'abahanuzi, ariko urimo urafata udukobwa two muri korari umaze kutuyogoza, kandi mukagaruka mukajya ku ruhimbi. Biragayitse. Noneho rero ufite umukobwa wakunze kandi wamusezeraniza ko uzamushaka, wamwihoreye ariko akaba ari wowe uzigererayo umunsi bagukonfamize wakoze isezerano gera ya mategeko yacu yose wayubahirije, ukafungura envelope yawe uko wayigenewe. Avance no ku bahungu nago yemewe, iragayitse. Wari ubizi ko ushobora no kuryamana n'uwo mwana w'umukobwa yamara kubona ubwambure bwawe akakuvaho? N'abakobwa muri barabenga, namugira ngo nimwe mubega gusa mwabahungu mwe. N'umukobwa ushobora kuba ufite inkovu ahantu ku kibero runaka kubera wamwiyamburiye, kavuga atashwe da mu byo nshobora kwihanganira ntago inkovu irimo, hakabivamo akakwipakurura. Mwabyumvise? So mwizimbye mu magambo nkabitinzeho, nago avance yemewe. Mutambe imibiri yanyu, uwo mubiri utambe ku bwa Kristo. Nta kindi kizatuma Kristo akwita intwari nuko uzaba wakoze ibyananiye abandi bahungu. Nta kindi kizatuma Kristo akwita a hero wowe wa mukobwa we nuko uzaba wabehavinze bitandukanye nuko abandi bakobwa barimo kubehavinga. Kandi nta kundi kuntu uzerekana ibendera rya Kristo muri urwo rugo ugiye gushakamo, nuko umugabo uzagushaka ubwe azaguhamiriza akavuga ati no, nabonye umukobwa wagaragaje Kristo ku mubiri. Uyu mukobwa twaragendanye, twarakundanye imyaka ingahe, ariko yagaragaje ibendera rya Kristo ku buzima bwe. Ugasemba asubije avance kuba Kristo, no, ni bibi cyane rwose. Tamba uwo mubiri wawe w'igitambo kizima. Kera urumva ko ijambo ry'Imana rivuga kera kandi gishimwa n'Imana. Nagitangiye mbabwira ngo nago umubiri wawe ushobora kuba igitambo kera bajugunyamo peberi zose. Ikindi rero ushaka kubabwira, mbahurije mwese baba abahungu cyangwa abakobwa, buriya nubona wowe wa mukobwa we uryamanye n'umuhungu umwe, nimba waba afite dayimoni zo gusara arazigusigiye, nimba afite dayimoni z'ubukene araziguhaye, nimba afite dayimoni z'ubujura araziguhaye,
uwo birapfuye uhuye n'undi wa kabiri afite dayimoni z'ubwesikora araziguhaye, afite dayimoni z'ubuhumya araziguhaye, afite iz'ubugumba araziguhaye. Babe 5 6 uwo urabona ibyo bisigaye atore kwiyambura kwiruka. So please ubahisha umubiri wawe Kristo. Impamvu uriya babanza bakagusengera mukezwa mukabana mukajya muri kiriya gikorwa cyejejwe nuko haba habayeho deliverance. Iriya ndahiro dukora buriya tuba turimo kuba delivered, bavuga ngo mana ibya Florence bibaye ibya Mugisha n'ibya Mugisha bibaye ibya Florence, bakabivanga. Niyo mpamvu uzabona nugenda ugasanga umugabo ararwaye, nawe uzasharinga kuri iyo pain, so nashakaga kubabwira ko avance itemewe nk'abakristo, ntago yemewe rwose. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.